Mbahaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kwera hamwe ibimenyetso bigera kuri 5 byerekana yuko igihe kigeze yuko warekwa umugore cyangwa umukunzi uri mu buzima bwawe akagenda. Ko ugomba kumurekura akagenda. Ibi ni ibintu akora rwose akwereka yuko nawe ubwe atagushaka, ahubwo ashaka ibintu muha byonyine. Niyo mpamvu akora bino bintu. Umugore wese utinyuka agakora bino bintu, umukunzi se n'utagukunda na gahoro, ahubwo n'ukunda ushaka ibyo umuha. Rero bagabo basore mugira ubwenge. Abagabo benshi cyangwa abasore benshi mu rukundo cyangwa se mu mubano mu rugo se, ibi byose barabibona, ariko stili bagakomeza bakizirika. Ni hahandi ukurushaho kwizirika ku mugore cyangwa umukunzi umeze gutya, ni wowe uhahombera, ni wowe uhababarira. Rero mugira ubwenge. Ikimenyetso cya mbere, umugore cyangwa umukunzi atangira kukubahuka, atangira kugusuzugura bitari bihari. Noneho yabitangiye, wowe ugira ngo wenda ni mudu mbi arimo, ariko yabikoze igihe kinini cyane, ukwezi kumwe 2, 3, 5, umwaka umwe 2, 3, 5, bimenye ngo ni umugore cyangwa umukunzi muri kumwe ku nyungu ze. Aryoherwa n'ibyo umuha, ntabwo aryoherwa no kuba muri kumwe. Rero haba nijya gukangisha kukureka akagenda. Umugabo ufite ubwenge ukomeye mu mutwe ntabwo umugore amukangisha kugenda, ahubwo abimufashamo, ukanamwereka yuko rwose aramutse agiye ubuzima bwakomeza. Rero ikibazo ahantu kiri, abagabo benshi iyo abagore babo cyangwa se abakunzi babo batangiye kubasuzugura, ni ukuvuga ngo bo bakeka yuko ibyo babasaba kubakorera baba barimo gukabya, bakamanura. Ugasanga barakomakoma ngo kugira ngo amahoro ahinde. Ni hahandi wamanura indangagaciro zawe cyangwa imirongo ngenderwaho, washaka amahoro, ntabwo bituma atagusuzugura. Nubireba neza n'ubundi arakomeza. Rero uyu ntabwo ari umugore cyangwa umukunzi ushaka ko mugumana, arashaka gukomeza kukunyunyuza imitsi gusa, nta kindi. Rero niba ufite ubwenge bukora neza, tekereza kabiri, ugira ubwenge kabiri. Noneho rero uzasanga ubusa nkaho ari wowe uri mu mubano wenyine. Ni wowe umubwira dukora ibi, ni wowe umuhamagara, ni wowe umwandikira, ni wowe rwose ugenda ugaragaza ibintu byose, mbese waba yiyicariye hariya. Yega nabubatse mu rugo, uzasanga umugabo ibihe byose ni ukora buri kimwe cyose, umugore yiyicariye. Biravuze ngo ni umugore wamaze kugukeneka nyine, ntabwo agukunze wowe, akunze ibyo bintu, akunze comfort umuha, kuba umuha amafaranga, umwambika neza, umugaburira, mbese ibyo nibyo byonyine ashaka. Kubera yuko uramutse ubihagaritse nawe ntabwo wakongera kumubona. Rero bimenye ngo umukobwa cyangwa umugore ugukorera ibi ngibi ntabwo ari uko agukunda, ahubwo uri igikoresho cye. Mbese uri igikoresho cye nka cya kindi akoza telekomande hariya, akanda kuri buto ugatangira ukabyina, ugatangira ukanyeganyega. Rero ubimenye, umugore cyangwa umukobwa ukora ibi ngibi nta rukundo, ahubwo uri igikoresho, ubimenye. Rero nagukangisha kuba yagenda, umuhe rugari agenda ave mu buzima bwawe, ubundi utangire, kandi ubuzima bwawe buzakuryohera kurenza kwa muri kumwe uhora usuherewe umutima umutwe ukurya. 3, noneho rero ni umugore cyangwa umukunzi utuma wishidikanyaho, ukibaza niba uri umugabo imbere ye bikakuyobera. Uri umugabo cyangwa umusore ugendera ku magi,
ntabwo ugenda nkawe mu mbaraga zawe nk'umugabo cyangwa nk'umusore uri mu rukundo. Iyo akoze ibintu byose bikubabaje ukamubwira ngo uri kumbabaza, kuki urimo kumbabaza, arakubwira ngo urakabya. Noneho rero watangira kumubaza impamvu yitwara uko yitwara, ibintu arimo kuguhisha ni ibiki, akakubwira ngo urafuha, nta mutekano wifitiye. Rero umugore muhwayurana mu bintu byose urimo kubona bitagenda, wamubwira ngo mubivugeho agahita agushwaza, bimenye ngo ni umugore mubana, ni umukunzi muri kumwe kubw'inyungu umuha, amafaranga umuha, ibintu byose byiza umuha, nta kindi. Uramutse ubihagaritse ntiwakongera kumubona. Ni umugore ukungukamo, wowe iyo ubirebye neza usanga nta kintu umwungukamo. Igihe cyose ugahora wumva uri mutoya imbere ye. Niyo mpamvu rero ahora akurira. Rero bagabo basore mugire ubwenge, ibi ntabwo ari ibintu biba bikwiriye mu rukundo cyangwa se mu mubano wose. Kane rero, uri umugabo cyangwa se umusore udashobora gusobanura, udashobora kuvuga ibintu ushaka, ibintu ukunda, ngo biciraho nta gihano aguhaye. Niyo mpamvu uhorana ubwoba kubera kutinya ibihano aguha. Iyo hari ibintu bitarimo kugenda ukamubwira, ukamusaba ubusobanuro, araceceka akigirayo akaguhunga kandi ukabireberera ukamwihorera. Iyo umubwira yuko agusuzugura ukamusaba ngo akubahe, akubwira yuko umukontorora cyangwa urimo kumubuza amahoro. Uko urushaho kumubwira yuko barimo gukina n'abagabo cyangwa n'abasore se, yuko agomba kubihagarika bitamukwiriye, akubwira yuko ufuha, yuko nta mutekano ufite. Rero uko urushaho kumubwira ibintu bitarimo kugenda, ahita akubuza amahoro. Ni wa mugore rero ibintu byose bitagenda iyo ubizanye, amara igihe atakuvugisha. Yewega niyo mubana mu buriri ntiwongera kumubona, araguhana. Rero umugabo wese cyangwa umusore wese mu rukundo ubana n'umugore n'umukunzi se, ahora yigengesera kugira ngo amahoro ahinde, nuko areka umugore cyangwa umukobwa agakora ibyo yishakiye. Ibyo si urukundo, ibyo si urugo. Umugabo w'umunyembaraga rero ntabwo yatuma n'ibi bintu bihinguka. Rero iyo yakubonye amatwi, akakubona ko uri umwana mwiza, uramukunda cyane, nta hantu ushobora kujya, niyo mpamvu akomeza kukwitendekaho gutya. Rero agukangishije ko yakureka, mureka agende, nibyo byiza. Rero aho ukomeza uba mu mubano, umugore cyangwa umukunzi aguhana kubera ko urimo kuzamura ibibazo ushaka ko mubivugaho ngo bikemuke, ntabwo uwo nguwo ari umubano, ubwo si urukundo. Iyo ni gehinomu yigendera wibereyemo. Rero murekure. Gatanu, noneho rero ibi byose yarabikoze rwose, noneho aherutse icyanyuma cyo rwose cy'akabarore, ahora guca inyuma, ahora kubeshya, ahora afita amabanga afitanye n'abo bagabo bandi, ayahishahisha kugeza igihe uyaguyeho. Rero ubimenye yuko ibi ngibi abikora ku bw'amahitamo, ntabwo ari amakosa. Ibi byose ni ibintu akora bizi neza yuko ntacyo uzamugira kuzabyihanganira. Muzabirebe mu buzima busanzwe, umugabo iyo yamenye ko umugore we yamuciye inyuma mu nshuro ya mbere, ata umutwe, ntabasha kurya, ntabasha no gusinzira. Noneho ibaze iyo uhora ubibona abikora inshuro nyinshi zishoboka, ntabwo wongera guta umutwe, ahubwo urabimenyera. Niyo mpamvu abikorera icyo, kuko na mbere ku nshuro ya mbere nta kintu wabikozeho. Rero ibi bintu uko ari bitanu, uramutse ubibona umugore cyangwa umukunzi abikora, ntabwo ari uwo kugumana, ni ukumurekura akagenda agasanga abandi yumva yakwishimira kukurusha, kubera yuko ni umugore urimo kukungukamo ibyo umuha, amafaranga umuha, ariko nubireba neza nta nyungu, ahubwo aranatuma urwara indwara zifatira mu bwonko. Rero kwirinda biruta kwivuza. Muramenye mugire ubwenge. Ese
hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze, yandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kwa like, ura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yabicaho kubana namwe, ari kumwe na Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.